Okay, pass. No, come on. Bila bindi bibiri byo byari understandable ko pass. But this one you can pass, you cannot pass uragiza kugisubiza yes or no. Inshuti zawe. Ahangaha umbabarire ntabwo ndi kwinjira ndi gufata muri audio twumvishe. Ndi gufata muri audio twumvishe. Eva. Inshuti zawe. Warazibabariye. Reka nsobanure. Njye niba mfite inshuti wowe ubwawe ugahitamo inzira yawe ariko iyo nzira yawe ikambabaza njye nawe ntacyo dupfa kuko iyo ni inzira wahisemo n'ubuzima bwawe ntago ngomba kukurakarira nta nubwo ngomba kwishiraho umutwaro wo kumva ngo warambabaje cyangwa ni wambabaje wafashe inzira yawe komeza inzira yawe nanjye ndakomeza inzira yanjye so ntago mbifata nk'icyaha kuba umuntu yarabayeho ubuzima bwe mu buryo abishaka. Eva ubwo natambutse navuyeyo Eva ejo bundi wari umutware wawe ava mu Rwanda yaraje muri Amerika mwarabonanye pass tuzongera kubona video mu modoka ibibazo nibirangira tubone video mu modoka nka zimwe twabonaga za kera uri kumwe n'umutima wawe wihebeye. Never say never. Do not be smart. Listen to me. You have to answer people. Never say never. So it means it can happen. So birashoboka. So nago nyansubiza ikibazo cyangwa ikintu kiri ahazaza kuko never say never. Let's go. Never say never. Hari gihe wigeze wicuza impamvu yatumye uza muri Amerika? Nza muri Amerika? Yes. Kuki utatashye? Pass. Eva. Eva, unywa inzoga? Pass. Eva, unywa itabi? Hell no. No. Eva, utwite inda ya nzungu? No. What? Ariko wabwiye bari kunyandikira. Abantu bafite amatsiko. Ibyo nishobora himuka babaza abakunzi banyu. Eva. Haram. Waciye John inyuma? No. Eva. Question. The last question. Hanyuma noneho urafata message y'abantu. Now dufite abantu badukurikiye ukuntu bangana hafi 200. Ngiye bagiye kugira 1,000 nawe ndabona iwawe ntabwo ndi kuri live yanjye nawe uri kuri live yawe. Ngiye mfite 800. Aha. Eva, ngiye mfite 1,000. Eva. Kuki wavuye mu rugo ukagenda udasezeye John? Pass. So conversation iragenda iki? Eva. Jesus Christ. Mbwira ibintu bitatu wicuza bibaye ngombwa utakifuje gufesinga cyangwa kunyuramo muri iyi kesi. Nta na kimwe nicuza kuko impamvu nticuza ndi umuntu wese akenera inzira z'inzitane kugira ngo azigiremo. So
nta kintu nicuza. Eva uracyari muto, tuzongera gukubona ukora ubukwe, uzongera gushaka undi mugabo, uzongera gushaka undi mugabo. Jesus, of course. Today, tomorrow, next month. Icyo umuntu wese ashaka ni ugukundwa muri iyi si. Umuntu wese yifuza ibyishimo, yifuza kubaho neza. So, kubera iki se nafunga inzira zo kugira ngo mbeho neza? Nyuma y'ibyabaye umuryango, amakuru yangezeho sinzi niba ariyo, ariko nayabwiye n'inshuti zanyu ko umuryango wa Nzungu bagushatse kugira ngo wisegure mu niyunge ku bintu bari bakuvuzeho cyangwa madamu yari yakuvuzeho. Ibyo bintu byarabaye? Pasi. Ariko se wowe pasi abantu wasobanuriye abanze tubirwa cyangwa uyu mudamu, none se pasi turapasinga tugere hehe? Imodoka iradusiga. Shirijwi hasi. Okay. None turapasinga mpaka hehe? So nakubwiye ndasubiza mu buryo bwanjye, wowe ubwawe urambwira ngo icyo ntabasha gusubiza pasi. Okay. Nzungu Kigali mwari muziranye, mwari inshuti z'akadasohoka? Pasi. Ndapfuye. Uheruka kubonana na Nzungu ryari? Pasi. Ujye ukumbura ibihe byawe na John muri iyi minsi uri wenyine? Pasi. Jesus, ndakwiyamye. No. Twumvikane, reka ibyo bintu Eva, reka ibyo bintu. Mbabari tugana. Okay, to be honest, umuntu muba mwarabanye kandi twasharinze ibihe byinshi byiza na papa w'umwana wanjye. So, kandi ibihe bitari byiza umuntu yaba yaraciyemo ntabwo bisiba ibyiza baciyemo. Yeah. So, ugira gutya ibihe byiza ukabikumbura? Nasubije. You're smart more than I was expecting. Ndapfuye urakasa mutwe. Ndi hano ngo nsubize ibibazo byose wumva ushaka. Nta kibazo na kimwe uri gusubiza. Don't think you cooking me. No. I'm just like ntabwo nshaka kugira hash, but you're not cooking me, babe. No. Hari umuntu wanditse ngo Eva ngo new name ngo pass. Ntabwo you're not cooking me. Ibingi biri kunkora nyine nuko tu, kuko I know you was a victim mu makuru make nabonye, ziko wabaye victim, niyo mpamvu ndi kugenda gutya kanga kwinjira mu bintu bitakaye. Eva, ubutumwa ku bana b'abakobwa bava mu Rwanda bashatse bagiye muri diaspora, bagiye gutangira ubuzima bushya. Ikintu navuga ntago nabyita nk'ubutumwa cyangwa ntago nabyita nk'inama, kuko urugendo rwanjye ntago ruzaba fotokopi y'urundi rugendo rw'undi mwana w'umukobwa, kandi nta nubwo urugendo rwanjye rwabaye rubi nk'uko abantu babyegispektinga cyangwa babyumva cyangwa uko babyita. Icyo nifuriza buri muntu wese ni ukuza agahirwa. Uburyo mvuga bwo guhirwa ni ukuza agakundwa n'uko aba abyegispektinga.